Haleluya. Shalom shalom. Bwoko bw'Imana ndabaramukije, nishimiye kongera kubona aka kanya Imana idutije. Ndashimira Imana yabarinze, ndashimira Imana yandinze, twese tukaba turi bazima, izina ryayo rihimbazwe. Nari bakumbuye abagize Noheli nziza, bifurije Noheli nziza. Noheli yaratambutse, mbese mwagize Noheli nziza, mbese umwaka warangiye neza. Uwiteka aduhane umugisha. Uko byamera kose Yesu ari ku ngoma. Ndacyari mu kiganiro cyacu rero twibukiranye gusoma Bibiliya. Amazina yanjye nitwa Zawadi, ku batanzi ndi umuvugabutumwa w'ubushake muri iki gihe, nkaba nkunda Yesu. Uyu munsi rero turavuga ku guhabwa umugisha n'Imana, cyangwa se abantu Imana yahawe umugisha. Iyo umuntu ari umunyamugisha, ubuzima bwe buroroha, ntabwo bikuraho kugeragezwa, ariko iyo umuntu ari umugisha, inzira yiroroha. Reka tubanze dusenge. Turagushimira Uwiteka Imana Nyiringabo, Imana yera kandi y'imbabazi, mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga. Uri Alufa kandi uri Omega, uri imfura yo kuzuka Yesu, ntawuhwanye nawe, uri inyenyeri yo mu ruturuturu. Ndagushimye ko wabanye natwe umwaka wa 2023, ukaba dushoje, tukaba turangije, tukaba dutangiye umwaka wa 2024. Uko intambara zari kose, abo wagiriye neza, abakiri mu bigeragezo, abakiri ku misozi, abakiri mu butayu, abakiri mu gikombe cya Parowoni cyangwa se mu gihanda bwihebe, aho bageze hose muri uru rugendo ubagire neza. Warabarinze rero, izina ryawe nirihimbazwe. Tugeze muri aka kanya ko gusoma ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo. Duhamagaye kwera n'imbabazi kugira ngo dutangirane nawe muri aka kanya mu izina rya Yesu Kristo. Buri wese ugiye gutega amatwi mu izina rya Yesu Kristo umugire neza kandi umugisha. Ndogoye gukora kwa shitani n'abadayimoni, natuye kwera n'imbabazi, nsabye amaraso Yesu kweza buri wese, nanjye ndimo ngo tweze kandi utwemere muri aka kanya, uduhane umugisha ntabari twe. Iyi ni ijambo ryawe, nta kindi kituzinduye, ni ukugira ngo tuganire ku by'ijambo ryawe. Duhane rero umugisha, ubwo ugenera abandi natwe ntudusige, ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo wanesheje. Amen. Haleluya, haleluya. Shalom mu bwoko bw'Imana. Umwuka w'Imana amaze iminsi anganiriza ku kintu cyo guhabwa umugisha n'Imana. Guhabwa umugisha n'Imana, iyo Imana yagukunze iguha umugisha. Noneho Bibiliya ikatubwira abantu bahiriwe abari bo. Iyo umuntu ahiriwe aba ari umunyamugisha. Ntabwo ndi butinde mu magambo, uyu munsi turasoma cyane amaverse biblique. Tugiye muri Bibiliya hari abantu benshi Imana yahawe umugisha tutakirirwa dusubiramo, harimo sogokuruza w'abizera ari we Aburahamu, yagiriwe umugisha n'Imana. Umugabo witwa Aburahamu ari we duheraho. Inkuru za Aburahamu turazisanga mu Itangiriro cyangwa se mu Gutegeka kwa kabiri. Dusome mu Gutegeka kwa kabiri, turebe abantu bahiriwe abari bo. Haleluya. Icyo bya 34. Dusubiye inyuma ntaragera aho ngaho, ndavuga ko Aburahamu yahawe umugisha n'Imana, agendana n'Imana ku rugero rukwiriye. Haleluya. Aburahamu yahawe umugisha, reka turebe ko tuhasoma ukuntu Aburahamu yahawe umugisha n'Imana. Haleluya. Uri mwiza, imbabazi zawe ni nziza, imigambi yawe ni myiza kuri twe. Itangira ibice 15, umurongo waho wa mbere. Uyu munsi turi busome cyane amagambo menshi. Turasoma mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Reka nongere nsengere ijambo ry'Imana. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo.
sengera ijambo ryawe ni inkota icumita igahinguranya, irubaka igasenya. Mu izina rya Yesu Kristo, reka ijambo ryawe rigira umumaro mu mitima y'umuntu wa buri wese utega amatwi. Uhereze umugisha buri wese, kandi Umwuka Wera aterane natwe. Dusabye urukundo, dusabye ubusabane nawe, amaraso Yesu abane natwe muri aka kanya tumura mu izina rya Yesu Kristo, amen. Aburahamu yizera Uwiteka amusezeranya isezerano. Haleluya. Ngo hanyuma y'ibyo ijambo ry'Uwiteka riza kuri Aburahamu mu iyerekwa riti, Aburahamu, witinya, ni jye ngabo igukingira, uzagororerwa ingororano ikomeye cyane. Aburahamu aramubaza ati, Mwami Uwiteka, uzangororera iki ko ngenda ndi incike, kandi uzazungura urugo rwanjye ari Eliyezeri umunyadamasiko? Ati, dore nta rubyaro wampaye, kandi wavukiye mu rugo rwanjye azararwa ibyanjye. Maze ijambo ry'Uwiteka riza kuri we riti, uwo si we uzaragwa ibyawe, ahubwo uzakomoka ku rukiryi rwawe niwe uzabiragwa. Aramusohokana aramubwira ati, rarama urebe ijuru, ubare inyenyeri niba wabasha kuzibara. Ati, urubyaro rwawe nuko ruzangana. Nuko yizera Uwiteka abimuhwaniriza no gukiranuka. Uwiteka aduha umugisha. Aburahamu ngo amaze kumva amagambo Imana imuhaye imuhumuriza, yongera kugira imbaraga, yongera kugira inkomezi zo kwizera Uwiteka, ngo abihwanisha no gukiranuka. Donc yizeraga Imana akiranuka. Twavuze ku abantu Imana yahawe umugisha, abantu Imana yishimira. Muri Bibiliya ijambo ngo hahirwa rigaruka inshuro nyinshi cyane mu bitabo bitandukanye tutabasha gusoma, cyangwa amaverise menshi atandukanye tutabasha yose gucamo, byadutwara umunsi n'undi tutararangiza abantu bahiriwe abaribo. Ariko mu magambo make ndatanga ingero. Tumaze kubona Aburahamu ukuntu ahiriwe, ndagera ku mugabo witwa nanone Mose. Mose yarahiriwe. Reka mbabwire, Mose yahiriwe n'Imana, kandi umuntu uhiriwe arwanya na shitani. Ndavuga umunyamugisha. Umuntu w'umunyamugisha shitani amurwanya, amenya icyo azaba cyo akiva mu nda ya nyina cyangwa akiri mu nda ya nyina. Akimara kugera ku isi atangira urugamba rw'ubuzima. Haleluya. Moses yavutse mu gihe ngo gikomeye, igihe Abisiraheli bari barajyanywe iminyago mu gihugu cy'Abayegiputa, muri Misiri. Ngo babayo, ngo babakoresha uburetwa, ngo haza umwami utibukaga amateka y'Abisiraheli, ngo yanga ubwo bwoko urunuka, ngo atangira kubakoresha akazi k'ubucakara. Ngo ariko ijambo rirambwira ngo Uwiteka ngo agwiza ubwo bwoko. Haleluya. Ngo babyara bakabyara benshi. Abaheburayo kazi ngo ntabwo birirwaga bajya kubise, bajyaga kubise ako kanya umwana agahita aza. Yesu ashimwe cyane. Mu gihe rero uyu Moses yavukaga, cyari igihe, Yesu ashimwe cyane, navuze ngo turi kwibukiranya gusoma Bibiliya. Mu gihe Moses yavukaga, cyari igihe umwami ari we Farawo wari uri ku ngoma, ari kwica ubwoko bwa Isiraheli, ahereye ku mwana wese w'umuhungu, kuko yari yumvishe inkuru yuko ngo hazaza umwami ari we Yesu wahanuwe, ngo hazaza umwami ngo uzasimbura ku ngoma ari we Mesiya. Yumvishe izo nkuru ngo zimutera ubwoba, aravuga ati, abana b'abahungu bose babarimbure, ubu bwoko burakomeye buteye ubwoba. Haleluya. Ngo nuko arimbuza inkota abana bose b'abahungu mu Bisiraheli. Nuko ngo umubyeyi agenderwa n'Umwuka Wera, ngo asamye inda asangana umwana w'umuhungu amubyaye. Akimubyara ngo amubohera agatebo, ngo akajya amuhisha. Ngo aramuhisha, agezeho ngo araruha. Amaze amubohera agatebo, ubundi aravuga ati, rero ibyawe rero njyewe ndumva ndangije ahanjye nk'umuntu, reka nkureke ugende. Ntabwo ari ibyo nagambiriye, ndavuga ku muntu uhiriwe. Ndavuga umuntu uhiriwe iyo yageragejwe. Umuntu uhiriwe ukuntu shitani amurwanya, akurwanya kuko azi misiyo iri muri wowe. Haleluya. Yesu ashimwe. Iyo umuntu ari umunyamugisha ahura n'intambara nyinshi, niyo mpamvu ubona ibyo ucamo biremereye. Ikibazo hari igihe tuba tutaritahura, nka Moses yabaye mu nzu ya Farawo ataritahura. Umunsi yitahuye yahise asohoka. Yesu ashimwe cyane. Nuko ngo igihe kigeze, ngo Umwuka Wera ajyana umukobwa wa Farawo
ku mazi koga nk'uko bisanzwe, ngo ka gatebo mushiki we niwe wacungaga kugira ngo arebe ikizaba kuri musaza we. Yesu atugire neza. Ngo uwo munsi umukobwa wa Farawo azi mu nyanja aje mu mazi aje koga ku kidendezi, ngo abona akantu k'agatebo, ngo atuma abaja ngo bakazane, ngo bakazanye basanga harimo umwana w'umuhungu uteye ubusambo, ngo ariko yaratangiye kugira kubera imbeho yari yaramuciyemo kubera ahantu bari baramuhishe, agira ikintu cyo kudidimanga. Yesu atugire neza. Shetani rero arwanya umuntu w'umunyamugisha. Ndavugana nawe. Shalom shalom. Haleluya. Shetani iyo ubona ugeragezwa cyane, iyo umaze kwitahura ntabwo bikuvuna, kubera ko shetani arwanya umunyamugisha. Moses yari umunyamugisha, ngo agendana n'Imana. Ntabwo njya muri izo nkuru. Abana n'Imana, Imana imukura mu nzu ya Farawo, atangira kuyobora amutegeka gukura ubwoko bwe bwa Isiraheli muri Egiputa, ngo abukuzamo amaboko akomeye. Haleluya. Intambara itari yoroshye. Nuko ngo baragenda bagera mu butayu, bagenda inzira ndende cyane, bambuke inyanja itukura. Ubuzima ntabwo bwari bworoshye, ariko Uwiteka ngo nigeze bareka. Ku nyanja itukura ngo bambuka, ngo Mose akubita inkoni mu nyanja, inyanja icikamo kabiri, Abisiraheli barambuka. Haleluya. Ngo bamaze kwambuka bageze hakurya, ngo bararirimba. Nuko ariko muri urwo rugendo rw'iki Kanani bageragaho bakibagirwa. Hari ahantu nshaka kugera. Yesu atugire neza. Ndashaka kuvuga ukuntu Imana yikwishimiye ikaguha umugisha ari ibyiteka. Icyama nawe Imana ikakwishimira ikaguha umugisha w'iteka, nkuko yishimiye Moses agendana nayo. Kuko hari ahantu muri Bibiliya havuga mu Gutegeka kwa 2, ariho nashaka kugera. Moses ngo agendana n'Abisiraheli, ngo aragenda, ariko ngo Abisiraheli baramunaniza, ngo baramunaniza akajya abura uko abigenza. Araruha pe, agera ahantu arushye, aravuga ati ubu bwoko n'Imana nayo iraruha, iravuga iti Moses egerayo ndimbura ubu bwoko. Nuko Imana Moses yegera Imana arabwira ati nurimbura aba bantu nkaba ari igihe wabakuye muri Isiraheli muri Egiputa, bizavuga gute mu banyamahanga? N'imirimo umaze gukorera muri ubu bwoko imaze kumenyekana ku isi hose ko muri Isiraheli hari Imana. Yesu atugire neza. Ngo umunsi umwe rero, ngo Moses Imana imutegeka, icyo yamutegetse ntiyagikora. Umunsi atagikoze, Imana irarakara. Imana iyo dukojeje hari igihe irakara. Ndabivugaho byose. Hari igihe irarakara. Ntabwo binezeza igihe cyose urebye Abisiraheli, kuko aribo rugero dufite. Abatubanjirije bagiye bubaha Imana, ariko iyo bakosaga ngo Uwiteka yabateraga umugongo. Yesu ashimwe cyane. Amaso y'Uwiteka akabavaho, ngo bagahura n'intambara nyinshi, bakongera kugaruka bakavuga ati Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka ndetse ya Yakobo, utugirire imbabazi, turagarutse. Haleluya. Moses ngo akora ikosa, ntiyumvira Imana, akoresha umujinya, ntiyakora ibyo Imana yamubwiye, akubita urutare. Imana yamubwira ati Moses, icyo ukoze ni igiki? Kubw'iyo mpamvu igihugu nzakigutambakiza, ariko ntabwo uzakigeramo. Yesu atugire neza cyane. Haleluya. Yesu adufashe cyane. Moses nubwo yakunzwe n'Imana, reka dusoma aho hantu. Gutegeka kwa 2 ibice 34, tugiye hasi ku murongo waho wa 10. Mu Bisiraheli ntihaboneka ukundi umuhanuzi uhwanye na Mose, uwo Uwiteka yamenyaga barebana. Nta wagereranywa nawe kubw'ibimenyetso n'ibitangaza byose Uwiteka yamutumye gukorera mu gihugu cya Egiputa, ngo abigirire Farawo n'abagaragu be bose n'igihugu cye cyose, no kubw'iby'amaboko menshi byose n'ibiteye ubwoba byose Mose yakoreye mu maso y'Abisiraheli. Ngo mu Bisiraheli kuva icyo gihe na bugingo n'ubu ntihigeze ntihabonetse undi muhanuzi uhwanye na Mose, Uwiteka yamenyaga barebana. Imana yavuganaga na Mose barebana. Nta muhanuzi wigeze ubaho wavuganye n'Imana barebana usibye Mose. Ndavuga umuntu w'umunyamugisha, ndavuga umuntu Uwiteka yishimira, ndavuga umuntu wahawe umugisha n'Imana. Imana yahawe umugisha Moses ku buryo Bibiliya iratubwira, ku buryo ngo
umunsi we Imana yambwiye ati ngaho zamuka. Ndi gusoma mu gutegeka kwa kabiri ibice bya 34. Ibice bya 34 haravuga ngo urupfu rwa Yesu. Mose ava mu kibaya cy'Imowabu kinini, azamuka umusozi wa Nebo, agera mu mpinga ya Pisiga iteganye ni Yeriko. Uwiteka amwereka igihugu cy'Igaleyadi cyose, ageza i Dani n'icyaba Nafutali cyose, n'icy'Abefurayimu n'Abamanase, n'icy'Abayuda cyose, ageza ku nyanja y'uburengerazuba. Amwereka n'Inegebu n'ikibaya cyo kuri Yorodani, ari cyo gikombe cy'i Yeriko. Umudugudu w'imikindo ageza i Sowari. Uwiteka aramubwira ati ngikiriye igihugu narahiye Aburahamu na Isaka na Yakobo, ni nzagiha urubyaro rwawe, none nguhaye kukirebesha amaso, ariko ntuzambuka ngo ukigemo. Nuko Mose umugaragu w'Uwiteka, niho nshaka kugera, apfira aho ngaho mu gihugu cy'i Mowabu, uko Uwiteka yategetse, amuhamba mu gikombe cyo mu gihugu cy'i Mowabu giteganye n'i Betipewori, ariko ntawuzi igituro cye na bugingo n'ubu. Yesu atugire neza. Ntabwo ari icyo nagambiriye, nashatse kuvuga umuntu uhiriwe. Hari ahantu Bibiliya ivuga ukuntu marayika w'Imana na marayika wa Shitani barwaniye intumbi ya Yesu. Shitani ati Moses yaracumuye, yakoze icyaha. Nako nashaka kuvuga, Moses yaracumuye, yakoze icyaha gituma atazagera i Kanani. Ubwo rero umuhanya agapfa, ni intumbi yacu turamutwara n'uwacu. Imana, reka mbabwire, Imana kubera ubushuti yagiranye na Mose, kubera kugendana n'Imana na Mose, kwa Mose, kubera bwa busabane Mose yagiranye n'Imana, bwa bushuti butagira bwimbye Moses yagiranye n'Imana. Mose Imana iramwimana, ibwira Shitani iti cira hararura, uyu nguyu ni umugaragu wanjye nkunda kandi nishimira. Uwiteka tugire neza. Ntabwo muguha, uyu ni umunyabugingo, ntabwo ari uwo kurimbuka. Ntitaye ko yakosheje, nkaba muhannye kugira ngo atazagera i Kanani. Yesu ashimwe cyane. Ndavuga ku muntu w'umunyamugisha. Mbese nawe uri umunyamugisha? Nawe uri umunyamugisha? Nuko rimwe na rimwe tuba tutisobanukiwe, ariko turi abanyamugisha. Uwiteka atugirire neza. Haleluya kandi amen. Amen. So, ndacyavuga ku muntu ugiriwe neza n'Imana, umunyamugisha. Tuvuze kuri Mose, intumbi ye Imana yihagazeho, ibwira Shitani ati cira hararura, ntabwo umunyamugingo namuguha uyu. Nubwo umurega, ibyo umurega birumvikana, yarankoshereje birumvikana, rwose yakoze amakosa, ariko uyu ni umunyabugingo. Imana ihagarara no ku ntumbi ya Moses. Yesu ashimwe cyane kubera bwa busabane. Ndavuga ku bahiriwe, ndavuga ku muntu Imana yahaye umugisha. Imana iguhaye umugisha, hari ibintu bigaragaza umuntu wahaye umugisha. Tugiye nanone dukomeje, turagira ku mugabo witwa Dawudi. Dawudi atoranywa, navuze ngo umuntu w'umunyamugisha cyangwa se umuntu Imana yishimira akunda kugeragezwa cyane. Yesu atugire neza. Dawudi atoranywa n'Imana, Imana yaramurebye iramwitegereza, imura mu muryango wa cyangwa Yesayi, Jese mu Cyongereza. Iramwitegereza mu bana bose b'uwo mugabo, ihitamo we. Yesu ashimwe cyane. Ngo ihitamo umugabo witwa umuhungu wari muto cyane, ari wo mu bucura mu batoya, ngo yitwaga Dawudi. Ibwira Samweli iti uyu ngiye kumuhana, uyu Sawuli agiye kuva ku ngoma, ndishakira uwundi mwami. Yesu atugire neza. Genda mu muryango wa Yesayi, nzikuriramo umwami. Samweli ngo afati ibyo yari akeneye kujyana, aragenda ajya gutamba igitambo mu muryango wa Yesayi. Ageze kwa Yesayi byari byiza, ngo barashima. Imana yambwiye tubitonda bushima bose nta n'umurimo. Kandi mu rubyaro Yesayi yari afite, yibagirwa kuvuga ko Dawidi arimo. Samweli amubajije ati se abana bawe bose naba? Aramusubiza ngo naba ngaba. Aturishuwa. Undi ati harimo kamwe kibera inyuma y'intama. Uwiteka ashimwe. Ako kamwe ako
ushobora kuba ari wowe. Ako kamwe ako uzi Imana igukunda, uzi Imana ikwishimira, inzira zawe ziroroha. Tutitaye ku ntambara shitani yaguteza, inzira zawe ziroroha. Yesu atugire neza cyane, Uwiteka dufashe. Haleluya, tugendane. Dawudi yagiriwe umugisha n'Imana, agendana n'Imana. Ntabwo izo nkuru turi buzisome, ariko ziri muri Samweli tujuru. Samweli wa mbere yagiriwe umugisha n'Imana, ahabwa umugisha nayo, agendana nayo. Bibiliya irambwira ngo akimara gusukwaho amavuta yaramenyekanye. Dawudi yaje kwica Goliyati. Dawudi inkuru ze ziramenyekana, ajya ibwami akajya acurangira Sawuli umwami, kuko shetani ngo umwuka wa shetani wateraga Sawuli, kuko umwuka w'Imana wari waramuvuyeho. Yesu atugire neza. Imana ijyana Dawudi kugira ngo agende yiga iby'ibwami. Umwami adufashe cyane. Ntabwo Dawudi Imana yigeze imureka n'umunsi n'umwe. Yabanye nawe mu bihe bikomeye, yamurwaniye intambara nyinshi. Sawuli aramurwana, amaze kumenya ko ari uzima ingoma, aramurwanya. Ariko icy'Imana yatuvuzeho, uko byamera kose, imvura yabo, izuba ryabo, abanzi bahaguruka, abarozi badutera, abakora ubucawe babukora, abaterekera baterekera, ababandwa babandwa, abatamba ibitambo babitamba, abagikuzimu bajyayo. Umugambi w'Imana kuri wowe uzasohora. Haleluya. Demo uko ugeragezwa cyane niko n'umugisha wawe ungana. Yesu atugire neza. Nawe rero umunyamugisha mu maso y'Imana. Uyu munsi nagira ngo tubivugeho neza. Uri umunyamugisha mu maso y'Uwiteka. Yesu aguhe umugisha. Dawudi yagize umugisha agendana n'Imana. Yagendanye n'Imana nk'uko umugabo witwa Aburahamu yagendanye n'Imana, ngo Imana imwishimiye, imuhaye umugisha. Umunsi umwe ibitekereza, iramubwira ati guhera uyu munsi ntabwo nzongera kwita Aburahamu, nzaguhindurira izina, witwa Aburahamu, ari wowe uzakomokaho ubwoko bwanjye, uzaba sogokuruza wabizera. Haleluya. Icyo gihe Imana ibwira Aburahamu ayo magambo ntiyarabitahuye, kuko niho twasomye kare ngo yagiye impaka n'Imana, aravuga ati se kuvuga ngo uzangira ubwoko bukomeye, nkaba nta n'umwana ngira, abo mu rugo abavukiye babaje akaba aribo bazaragwa ibyanjye. Imana yambwira ati ntabwo ndi umuntu ugiye ngo mbeshye, nta nubwo njya nivuguruza. Uwiteka tugire neza cyane. Icyo nagambiriye ku bugingo bwawe nzagikora. Ku rukiryi rwawe hazavaho umwana w'umuhungu, azavuka wowe. Njyewe sinita ku myaka, nushaka ubushaje cyane, sinita ku myaka. Icyo nagambiriye nzagikora. Shetani yahaguruka atahaguruka, humura. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Umuntu Imana ikunda arageragezwa. Ntabwo wakicara udamaraye. Woya, n'umuntu udamaraye cyane nta bigeragezo ufite, menye ko harimo akabazo. Ariko umuntu w'Imana arageragezwa. Wa wundi umunyabugingo, umuntu Imana yishimira, arageragezwa. Ndi kuvuga ku bahiriwe. Umugabo witwa Dawudi yarahiriwe n'Imana kuri point. Imana imaze kumwishimira, turaza gusoma aho ngaho. Turasoma inkuru za Dawudi. Samweli wa kabiri. Yesu ashimwe cyane. Pamoja na wewe Baba, pamoja na wewe katika safari yangu, natembea na wewe, wanayo sehemu ya rafiki yangu wewe. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Pamoja na wewe. Yego. Inkuru za Dawudi ntabwo tuzisoma zose, ariko ndavuga iyo umuntu ahiriwe n'Imana. Samweli wa kabiri ibice 7.
Haleluya. Bibiliya irambwira ibisobanura neza, Imana isezeranya Dawidi kuzakomeza ubwami bwe. Ndavuga abahiriwe abaribo. Nuko umwami aba mu rugo rwe, kandi Uwiteka amuha ihumure ku babisha be bamugose bose. Amena. Iryo jambo rirakomeye cyane. Bukeye umwami abwira umuhanuzi Natani ati, dore ubumba mu nzu yubakishijwe imyerezi, ariko isanduku y'Imana iba mu ihema. Natani asubiza umwami ati, genda ukore uko umutima wawe ukubwira kose, kuko Uwiteka ari kumwe nawe. Iryo joro ijambo ry'Uwiteka ribonekera Natani riti, genda ubwire umugaragu wanjye Dawidi uti, uko ni ko Uwiteka avuze ngo, mbese aho uzanyubakira inzu yo kubamo, uhereye igihe nakuriye Abisirayeli muri Egiputa, ntabwo nigeze kuba mu nzu kugeza ubu, ahubwo nagenderaga mu ihema nk'ubuturo. Mbese ahantu hose nakagendanye n'Abisirayeli bose, hari ubwo navuganye n'umucamanza wese wa Isirayeli, uwo nategetse kuragira ubwoko bwanjye bwa Isirayeli, nti niki cyabujije kunyubakira inzu yubakishijwe imyerezi? Nuko umugaragu wanjye Dawidi umubwira utyo uti, uku ni ko Uwiteka Nyiringabo avuze, nagukuye mu rugo rw'intama mu bwungeri bwazo, ngo ube umutware w'ubwoko bwanjye bwa Isirayeli, kandi nabanaga nawe aho wajyaga hose, nkarimburira abanzi bawe imbere yawe, kandi nzaguha izina rikomeye nk'amazina y'abakomeye bo mu isi, kandi nzatoraniriza ubwoko bwanjye bwa Isirayeli ahantu mpabashinge, bahature habe ahabo bwite, batazimuka ukundi, kandi abanyabyaha ntibazongera kubaburabuza nk'ubwa mbere, ubwo nategekaga abacamanza gutwara ubwoko bwanjye bwa Isirayeli, kandi nzaguha ihumure ku banzi bawe bose. Haleluya. Ndavuga ku munyamugisha, ndavuga ku muntu Imana inezererewe ikamuhereza umugisha. Ndetse Uwiteka arakubwiye ngo azakuremamo umuryango, kandi iminsi yawe nigera ugasinzirana na ba sogokuruza bawe, nzimika umwana wawe, haleluya, wibyariye akuzungure, kandi nzakomeza ubwami bwe. Nuko uwo ni we uzubakira izina ryanjye inzu, kandi nzakomeza intebe y'ubwami bwe iteka ryose. Nzamubera se, nawe azambera umwana, nacumura nzamuhanisha inkoni z'abantu n'ibyago by'amaboko y'abantu, kandi imbabazi zanjye ntizizamwomorukaho nk'uko zomorotse kuri Sawuli nagukuye imbere. Inzu yawe n'ubwami bwawe bizahoraho bidakuka iminsi yose, kandi intebe y'ubwami bwawe izakomera iteka ryose. Haleluya. Shalom shalom. Haleluya. Uri mwiza, imbabazi zawe ni nziza, n'imigambi yawe ni myiza kuri twe. Wanesheje Satani, umunyaga ubutware bwose, icyubahiro ni icy'umwana w'intama. Haleluya. Mu ijuru barahimbaza, no mu isi bararirimba, icyubahiro ni icy'umwana. Haleluya, 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 haleluya. Yesu ashimwe. Ndavuga umuntu uhiriwe. Umuntu uhiriwe ni Imana. Imana hari ukuntu ibigenza igasinya ibintu ikavuga iti, uko intambara zaza kose, haleluya, umuntu uhiriwe Imana imwirata nk'ibigwi. Yego, umuntu uhiriwe Imana iramwivuga nk'uko yivuze ku gihe cya Yobu, Imana imuratira shitani. Ndavuga umuntu uhiriwe ni Imana. Yego, iyo Imana yagupimye ikagupima neza, igasanga urashyitse, ikavuga ati uyu ni umwana wanjye nkunda, nishimira uko byamera kose.
Imana yishimiye umugabo witwa Yobu, yitegereje neza kuko ireba mu mitima, isanga Yobu yaba akize atakize, yaba yariye atariye, yaba yambaye atambaye, yaba afite umuryango atawufite, yaba ari incike cyangwa afite ibyo afite, yaguma yubaha Imana. Bimutera kumwirata. Imana biyitera kwirata umugabo witwa Yobu. Iratira shitani, iramubwira iti shitani wakitegereza rwose, wareba mbese warebye neza. Umugabo witwa Yobu aranyubaha. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo nshaka kujya muri izo tuzazivugaho ubutaha, ariko ndavuga kuhiriwe. Umuntu yahiriwe Imana ngo Uwiteka ngo amwirata nk'ibigwi. Haleluya, haleluya. Icyampa Uwiteka nawe akakwirata nk'ibigwi, akaba proud, akishimira no kukuvuga, akishimira no kukureba ugenda mu nzira, akishimira wicaye muri office ukora, akishimira uri mu kazi utibye, akishimira uri gukora kwa runaka utabashije kwiba mu iduka rya runaka, akishimira ukora ku bijyanye na hazina ubutunzi ariko utiba, akishimira imigendere yawe, akishimira uko ubanye n'abantu mu buzima bwawe bwa buri munsi. Uwiteka atugire neza cyane. Haleluya. Dawudi ngo amaze ngo intambara zose azishoje, Imana imaze kumuha igihugu imushyize ku ngoma, Bibiliya irambwira ngo nuko umwami aba mu rugo rwe, kandi Uwiteka amuha ihumure ku babisha be bamugose bose. Haleluya. Kubera ko yararangije izo ntambara, insaku zari zishize, urugamba rwa Sawuli rwari ruvuye mu nzira, byose birangiye mu mwami ngo aricara aratuza. Yesu ashimwe cyane. Imana ngo iritegereza iravuga iti rero ndumva nongeye kukunezererwa, reka rero nkugabire, nzakomeza ubwami bwawe, ndakwishimiye, ndagukunda. Dawudi, ndavugana nawe wa mugabo we, ndavugana nawe wa mugore we, ndavugana nawe wa mukobwa we, ndavugana nawe wa muhungu we. Haleluya. Ndavugana nawe wa mwana wumva iby'umwuka. Yesu atugire neza cyane. Imana ngo imaze kumwishimira, baraganira, imutuma w'umuhanuzi iramubwira tugende umubwire ko ubwami bwe nzabukomeza, nzamukomereza ubwami, kandi niyo yasinzira akava mu mubiri igihe cye kigeze, umwana we wavuye mu rukiryi niwe uzanyubakira inzu, kandi nzakomeza ubwami bwe iteka. Bibiliya irambwira neza, irabisobanura ngo nakosa nzamuhana nk'abandi, mugarure mu murongo nk'uko umubyeyi agarura umwana. Yesu ashimwe cyane. Imusezeranya Dawudi isezerano ridakuka ry'iteka. Icyampa nawe Uwiteka akakureba akakwishimira. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ndakomeje. Hari point nshaka kuvugaho. Iyo umuntu kubana n'Imana cyangwa kuba umunyamugisha ntabwo bikuraho intambara. Yego, ntabwo bikuraho intambara, ntabwo bikuraho kugira ibibazo, ntabwo bikuraho gusuzugurwa, ntabwo bikuraho amashuri y'ubuzima, ntabwo bikuraho inzara, ntabwo bikuraho izo ntambara zose ufite, ntabwo bikuraho. Ahubwo ikintu kinezeza Imana ni ukuntu warwanya ukanesha, n'ukuntu umutima wawe unezerewe, uhora unezerewe Imana yawe. Yego, haleluya. Ntabwo bikuraho intambara. Hari n'ikindi kintu, iyo Imana iguhaye umugisha, iyo uri umunyamugisha, Yesu ashimwe cyane, reka ngasubiremo, iyo Imana iguhaye umugisha cyangwa se uri umunyamugisha, ntabwo Imana izatuma abanzi bawe bakwishima hejuru. Oya, bazagerageza, bazakurwanya, bazakora ibishoboka bakurwanye bikunde, ariko Imana ya Aburahamu yo kwizerwa, haleluya, ntabwo izigera igutanga iguhane ngo umwanzi akwishimira hejuru rwose burundu. Oya, irongera igaseruka, ukongera ugacamo, ukongera ugahagarara. Yahagaze kuri umugabo witwa Samusoni igihe yakoraga icyaha, akagenda na Delila, bakamubona, Shetani akabamuteza umutego ngo bamunogora amaso, ngo bakajya bamwishima hejuru, ngo bakajya bamucunaguza, bamuteragirana, bamubwira ngo ngaho rero ngo ninde ugukubise, ngo baramunogoye amaso. Ngo Samusoni amaze kubitekerezaho aravuga ati ariko Imana ya Aburahamu ko ari nyembabazi, Imana uhorera amaso yanjye. Ngo Imana yongera imeza agasatsi. Haleluya. Imana yongera ikora iki? Imeza agasatsi k'umugabo witwa Samusoni. Yesu atugire neza. Ngo umusatsi urakura. Ngo yari ahagaze, bari baramuboshye, bamwegamije inkingi ebyiri, baramuboshye. Ngo Uwiteka amuha imbaraga zinyeganyeza za nkingi, ngo arimbukana n'abo ngabo bose, ahorera amaso ye. Ntabwo Imana
iyo twizeye igire ku mukiranutsi wayo. Ntibishoboka, wageragezwa, wakubitwa, wahura n'inzara, warwara ukagera ku rupfu, yewe Imana yakemera ko unava mu mubiri, ariko ntizigera ituma icyubahiro cyayo gisuzugurwa kubera wowe. Hoya, ihora irwanira icyubahiro cyayo. Uwiteka duhane umugisha. Habwa umugisha n'Imana. Shalom shalom aho uri hose, Yesu aguha umugisha. Haleluya. Nawe rero uri umunyamugisha. Yesu atugire neza. Reka dusome nanone, turacyakomeje, turacyasoma ukuntu umuntu yahiriwe. Ubwo rero ingoma ya Dawudi irakomera. Dawudi igihe kiragera aratanga, umuhungu we afata ingoma ari we Salomoni. Dusome mu bami ba mbere, mu bami ba mbere ibice byaho 4. Haleluya. Hari akajambo nakunze, ntabwo mvuga amagambo menshi muri iyi nkuru, ndavuga akajambo gatoya gusa, gatoya gusa. Urebe ukuntu iyo umuntu ahiriwe aba ahiriwe. Haleluya. Abami ba mbere ibice byabo 4 umurongo waho wa 20, ngo nuko Abayuda n'Abisiraheli bari benshi bangana n'umusenyi wo ku kibaya cy'inyanja ubwinshi, ngo bararyaga bakanywa bakanezerwa. Haleluya. Icyo ni igihe umwami yari yarimye, Salomoni ari ku ngoma. Icyo ni igihe umwami Salomo ari ku ngoma. Ngo abantu twasomye n'ubundi mu gutegeka ukuntu Imana yahaye umugisha Dawudi, ngo amaze kurangiza izo ntambara, ngo ikumira abanzi be bajya kure ye, ngo agira amahoro. Bibiliya iravuga ngo aratuza. Haleluya. Ngo abanzi be baratuza, nawe ubwami bwe aratuza, abasha kwicara anywa wayini, abasha gutarama nk'abandi. Uwiteka tugire neza. Dawudi rero ngo muri icyo gihe atuje nibwo Imana ikora mwituze. Yesu ashimwe cyane. Abumviye mvugo muvuge haleluya. Shalom shalom. Imana ikorera mwituze. Ngo Dawudi amaze gutuza izo ntambara zose zirangiye, Imana irongera musura imusezeranya iby'amahoro. Nuko hirya muri icyo gitabo n'ubundi twari mu gutegeka kwa kabiri. Uwiteka tugire neza. Twari muri Samweli wa mbere yuko twinjira mu bami. Twari muri Samweli wa kabiri. Haleluya. Dusubireyo gatoya mwihangane. Samweli wa kabiri ibice byaho 7, igice cya 8, igice cya 7 ku murongo wa 18. Titiri iravuga ngo isengesho Dawudi yasenze Imana. Yaravuze ngo umwami data umwami Dawudi ahera ko arinjira yicara imbere y'Uwiteka, aravuga ati, nkanjye ndinde Nyagasani Mana, kandi inzu yanjye ni iki nkanjye ko undinda ukarinda ugeza aha. Ariko ibyo kuri wowe ntibikomeye Nyagasani Mana, none uvuze no kubyo. Ariko ibyo kuri wowe ntibikomeye none Nyagasani Mana, uvuze no kuby'inzu y'umugaragu wawe, uko bizamera igihe kirekire kigiye kuza, nabyo bibaye nk'itegeko mu bantu Nyagasani Mana. Kandi se Dawidi yakubwira ikindi ki? Kandi se Dawidi yakubwira ikindi ki? Kuza umugaragu wawe Nyagasani Mana. Kubw'ijambo ryawe wakoze ibyo byose bikomeye nk'uko umutima wawe wibwiye, kugira ngo ubimenyeshe umugaragu wawe. Haleluya. Ngo nicyo gituma ubere ukomeye Uwiteka Mana, kuko nta wundi uhwanye nawe, kandi nta yindi Mana iriho keretse wowe, nk'ibyo twumvishije amatwi yacu byose. Ni irihe shyanga mu isi rihwanye n'ubwoko bwawe bwa Isiraheli? Imana yahagurukijwe no kuricungurira kuba ubwoko bwayo, kugira ngo yibonere izina, igakora ibikomeye kandi biteye ubwoba ku bwabo no kubw'igihugu cyawe imbere y'abantu bawe wacunguye
ukabivanira muri Egiputa, ukabakiza amahanga n'imana zayo, kandi wikomereje ubwoko bwawe bwa Isiraheli kugira ngo bube bwawe iteka ryose, kandi nawe Uwiteka ubabere Imana yabo. Uwiteka ashimwe cyane. Dawudi amaze kubitekereza aravuga ati ninde kubw'umpaye umugisha ukampa umugisha, urandwanira ndarwana, Sawuli arandwanya, ngira abanzi benshi, urandwanira ntiwigeze undeka. None ntago bigarukiye aho, bivugiye ku mugaragaro yuko uzampa umugisha n'urubyaro rwanjye ukaruha umugisha. Ndinde wo kugirirwa neza nawe? Ndavuga uhiriwe. Nawe urahiriwe. Yesu ashimwe cyane. Nawe urahiriwe. Umuntu uhiriwe aragerageza, niyo mpamvu uca muri ibyo ucamo. Umuntu uhiriwe arakubitwa, umuntu uhiriwe ararira, umuntu uhiriwe aca mu bintu bikomeye, ariko Uwiteka ntabwo ajya mureka. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yesu Kristo ni yamamare. Dusubiye rero tujya ku bami, ukuntu Salomoni yagiye ku ngoma, ubwami bwe ngo burakomera. Yego, ku ngoma ya Salomoni ngo yabaye umugabo w'umunyabwenge, nta munyabwenge nkawe. Amen. Na bugingo n'ubu nta muntu wabaye umunyabwenge nkawe, nta muntu watunze nka Salomoni, nta n'ingoma yigeze ikomera nk'iya Salomoni, kubera ko yahawe umugisha. Imana yahaye umugisha Dawidi, imusezeranye kubitaho stamp, iravuga ngo wowe Dawidi nguhaye umugisha, ndetse n'urubyaro uzakomokaho nduhaye umugisha w'iteka. Ikimenyimenyi, umuhungu wawe nuramuka umaze kuruhuka uvuye ku ngoma, nzamugira umwami ukomeye, ingoma ye izaba ikomeye ntizahanguka. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ndavuga ku muntu wawe umugisha n'Imana, ndavuga ku muntu Imana yishimira. Hahirwa Uwiteka yishimira, hahirwa uwo Uwiteka yishimira. Haleluya. Muri Bibiliya ivuga umuntu uhiriwe cyane inshuro nyinshi cyane. Nawe urahiriwe. Nawe urahiriwe. Ibyo byose ubibwira umugabo witwa Yesu. Urahiriwe. Aracyari y'Imana ishobora byose, ararurangiza n'ubundi nta kimunanira. Nta muntu wakora komparezo ngo ayishobore. Imana iracyari y'Imana. Yesu atugire neza. Yakomeje ingoma ya Dawidi, irakomeye, igiye kurangira imushyiraho umuhungu we Salomo. Nta wundi wigeze ngo avuga ubutegetsi akomera, agira ubwenge ngo ameze nka Salomoni. Yesu atugire neza. Salomoni mu bice bya 3 ngo asaba Uwiteka ubwenge, Imana ngo imwitegereje. Yari kusaba ibindi byose, ngo ariko asaba Imana ubwenge. Imana imuhereza ubwenge, imwongeraho n'ubutunzi, kuko yasabye ikintu cy'ingenzi. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ndavuga umuntu w'umunyamugisha, ndavuga umuntu wahiriwe n'Imana. Ndavuga umuntu wahiriwe n'Imana. Yesu aduhana umugisha. Natinze rero, ngiye kurangiza mvuga ku muntu uhiriwe, ukuntu inshuro ni nyinshi. Nkuko natangiye mvuga, navuze ngo inshuro ni nyinshi muri Bibiliya havuga guhirwa. Wahirwa Uwiteka atabara gukiranirwa. Tugiye tugasoma turasoma Zaburi 41. Haleluya. Zaburi 41. Ndi kuvuga ko uhiriwe. Nawe urahiriwe. Yesu akugire neza. Niba utarubizi urahiriwe. Zaburi 41 yose ivuga ukuntu umuntu ahiriwe. Ariko njyewe ntabwo ndi bwibande muri aya magambo yose. Hahirwa uwita ku bakene, Uwiteka azamukiza ku munsi w'ibyago. Uwiteka azamurinda amukize, kandi azahirwa ari mu isi, kandi ntumuhe abanzi be kumugirira uko bashaka. Uwo muntu uhirwa Uwiteka azamwiyegamiza ahondobereye ku buriri. Haleluya. Ni wowe umubyukiriza uburiri iyo arwaye. Yesu atugire neza. Ntabwo ndi bubisome cyane, ariko ndi kuvuga ku muntu uhiriwe. Nawe urahiriwe. Yesu akugire neza. Zaburi 84. Ni henshi handitse ijambo guhirwa, ariko naho umwuka yamaye kuvuga uyu munsi. Zaburi 84 umurongo wa 6. Hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga. Hahirwa abafite mu mitima inzira zijya i Siyoni.
haleluya. Wahirwa abafite mu mitima yabo inzira zijya i Siyoni. Ngo banyuze mu gikombe cyitwa Baka bagihindura ahantu h'amasoko. Imvura y'umuhindo icyambika imigisha. Bagenda bagwiza imbaraga, haleluya. Naho nashaka kugera, bagenda bagwiza imbaraga. Umuntu wese wo muri bo aboneka mu maso y'Imana i Siyoni, haleluya. Ndavuga ku muntu hiriwe. Hahirwa umuntu ugufite mu imbaraga. Hahirwa abafite mu mitima yabo inzira y'Isiyoni. Mbese nawe urahirwa, cyangwa nawe ushaka guhirwa uyu munsi? Tugendane neza. Yesu aduhana umugisha. Urahiriwe, ntabwo wari ubizi, ariko nawe burya uri umunyamugisha. Nawe urahiriwe. Ngo iyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka bagihindura ahantu h'amasoko, imvura y'umuhindo icyambika imigisha. Ngo bagenda bagwiza imbaraga. Umuntu wese wo muri bo aboneka mu maso y'Uwiteka i Siyoni. Yesu atugire neza. Dushaka twanataha, ndumva bihagije. Harahirwa, hahirwa, haleluya, hahirwa. Zaburi 119. Zaburi 119. Zaburi 119 umurongo waho wa 2 cyangwa se wa 1. Ngo hahirwa abagenda batunganye bakagendera mu mategeko y'Uwiteka. Hahirwa bitondera ibyo yahamije bakamushakisha umutima wose. Niko nta cy'ubugoryi bakora, bagendera mu nzira ze. Uwiteka ashimwe cyane. Ntabwo ntinda mu magambo, ndarangiriza kuri Zaburi ya 1. Zaburi ya 1 ivuga neza, irabidekriva, ikabisobanura, haleluya. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Ngo wazahwana, haleluya, ngo wazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza, haleluya. Biratandukana. Hepfo aravuga ngo ababi ntibamera batyo, ahubwo bahwana n'umurama utumurwa n'umuyaga. Uwiteka tugire neza. Mbese nawe uri mu bahirwa? Icyama nawe ukaba uri mu bahirwa. Yesu atugire neza. Tugiye gusenga rero, turasengera muri iri jambo, twumvishe umuntu uhirwa cyangwa se umuntu wagiriwe neza n'Imana, umunyamugisha. Hahirwa, hahirwa ngo bameseye ibishura byabo mu maraso y'umwana w'intama w'Imana, haleluya. Hahirwa Father, haleluya. Mana, agakiza, ubuhungiro, ubwugamo, inshuti nziza, izina ryawe nirihimbazwe, ijambo ryawe ni ukuri. Turagushimye, ngushimiye uyu muntu uri imbere yanjye, uyu mwene data uteze amatwi. Nsabye amaraso yawe kumwemera no kumweza no kumutunganya. Duhe kuba barihirwa natwe, utubabarire imigendere yacu, ufate ibidafite umumaro bisenye. Uduhe kuba bahirwa. Kuba bahirwa nuko tureka ingeso zacu mbi tukagendana nawe. Mu izina rya Yesu Kristo, ijambo ryawe rigende rihindure abantu bawe. Mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze kugira neza. Ijambo ryawe risenye ibidafite umumaro, ryubake ibifite umumaro. Rigarure abantu bawe icyizere cyo kugukunda. Garura urukundo rwa kera mu mitima yacu. Udusubize mu bubyutse bwo gusoma ijambo ryawe n'ubushake. Mu izina rya Yesu Kristo, tumaze kumenya uhiriwe uwo ari we. Uhiriwe ni umuntu ukunda wishimira, utagenda mu nzira z'abakiranirwa, ahubwo mu mitima ye habamo mu nzira z'Isiyoni. Haleluya. Icyaduha ukaduha kuba bahirwa. Hereza umugisha mwene data. Mu izina rya Yesu Kristo. Turacicetse, turangirije aha, ngiye nk'umuntu ndangirije aha, ariko umurimo w'ijambo ryawe, imbaraga z'ijambo ryawe rikomeze rikore, risenye mu mitima yacu, ryubake ibifite umumaro. Urakoze, mu izina rya Yesu Kristo wanesheje, amen. Shalom, shalom rero. Yesu abahe umugisha, Yesu abampe umugisha, amen, amen. Haleluya.